gushora imari cyangwa se no kwizigamira bitagomba amafaranga menshi cyane, ahubwo ari umuco iyo utangiye kare gake ufite ushobora kugakoresha kwizigamira kugira ngo uzashobore ibibazo biri imbere, ariko utangiye no muri uwo muco wo kwizigamira bituma ugakora cyane. Twagiye tubereka ingero cyane nko mu Bushinwa, aho usanga abana bato cyangwa n'abantu bose arya ari uko yabanje kwizigamira, bikagera n'igihe aburara kandi afite amafaranga mu mufuka kuko atarengeje yayandi yagomba kwizigamira ku munsi. Byinshi nungutse ni byinshi narinzi, ariko kuri uyu munsi nabashije kuba nabisobanukirwa. Mbere yaho narinzi ko amafaranga atari munsi y'ibihumbi 100 nta gishoro kirimo, cyangwa se muri mpuzamahanga ibyo bita capital, numvaga nta gishoro kirimo, ariko ubu ngubu umunsi ndabisobanukiwe ko n'igiceri cy'ijana any kind of coin matters. Urugero nk'iyo umubyeyi yaguhaye nk'amafaranga, si bibe ngombwa ko yose yarya ngo ni uko uvuze ngo ni amafaranga makeya cyangwa ngo nyine makeya ku buryo ntacyo kizima yakora, oya, ahubwo wahita uyasevinga kugira ngo azakubyarire ikindi kintu kinini cyane imbere. Uburyo nabikoresha ubwo bwizigame, nafata ayo mafaranga nkayashora, nkafatanya n'abandi bakanyereka uburyo ki bikorwa, nanjye nkakurikiza ibyo bagiye bakora, bakanyungura ibitekerezo, bakanamfasha kuzamuka ndetse no gukora neza ibyo banyigishije. Nk'ikigo gifite inshingano nyamukuru yo kwimakaza umuco wo kwizigamira mu Banyarwanda no kuwumenyekanisha mu buryo bwose bushoboka, twemera ko kwizigamira hari icyiciro runaka cy'Abanyarwanda cyatakaye. Kubigisha kugira ngo bakangurire babikore bisaba imbaraga nyinshi, kandi turakomeza kubikora, ariko twemera ko kugira ngo uyu muco uzimakazwe mu Rwanda tugomba guhera mu mizi, tugomba guhera ku bakiri batoya, abakiri batoya cyane cyane bari mu mashuri, ndetse bikanava kuri ibi byo kuza kubaganiriza, bikagera naho ibigo bibifite mu nshingano nka Capital Market Authority ndetse na Banki Nkuru y'u Rwanda na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi n'ikigo nka Rwanda National Investment Trust bakwicarana hamwe n'abandi abo twita abashyira mu bikorwa za politiki zitandukanye zijyanye no kwimakaza umuco wo kwizigamira, kwicarana na Minisiteri y'Uburezi, hakarebwa n'uburyo ahubwo twarenga intambwe yo kuza kubaganiriza gusa, tukareba uburyo bijya mu cyo twakwita curriculum cyangwa mu nyigisho mu mashuri, kugira ngo ibyo ngibyo bizafashe cyane cyane mu gutuma uyu muco wimakazwa muri generasiyo zizakurikiraho, bizaba ari ibintu bikorwa bidashingiye ku kuba barabibwiwe, ahubwo ari ibintu bakuranye n'umuco wabo.